me to me, by me. What? Kiriya cyana kibyuka kidakora wasanga kigiye kugenda. Bana papa ari muri salo reka nze nyura mu idirishya. Jesus is Lord. This is what you want to use your life for. Umusheke we bize gusimbuka amazugi yari Ko papa nashaka kujya gukina. kujya gukina akosha nimba ari umwana byaye nimba ari igice cyo byaro nywe ni gute umuntu muzima afite ubwonko bw'abantu abyara umuntu agasanga ufite ubwonko bw'ironje. Papa kuri kunuka. Sije kuzayimbwa ikindi kintu ushaka kuzama mu kizima ni ikihe? Umugabo ufite ubwonko ahimiriwe n'umugabo nyabaki. ariko warambyaye. Warambyaye. Shatse kuvuga ko ibintu byose navugaga ari njye ubikuri. Ntabwo nawe ufite ubwanwa bw'imiri ngo mbe nabyo n'umuntu gushuka ko umuntu abyaye muri n'imika byaye n'imizi ko umuntu ntabwo akabyaye nk'imiri. Ndakubwiye ko nakubyaye. Ukase so wari ukomagara ngo mwana wanjye. Rero nagukira umwana wanjye bimeze. None kanje kwikinira. Urajya gukina se kandi bakina bariye wowe urajya gukina iki? Zose sinari inyama. Kandi bahora bakarya mu nkona n'injo urajya gukina bakariye umunsi umwe buri sigarane. Aye me to me. Uragura kandi. Nakurifashije. Nakurakene. Jesus is Lord. Abona ukuntu umenya nkaho tungana. Jesus. Swambye kutambyaye se. What? Yunga byorora umuseka giye kugwana kibyeyi. Utarambyaye. Jesus. Nako nayo nibagiye ngiye kugwana kimayibo.